Kuri uyu wa gatatu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatangije ku mugaragaro inama yiswe Aviation Africa 2017. Iyi nama izamara iminsi ibiri igamije kwigira hamwe uburyo bwo gukoroshya ingendo z'indege mu bihugu byo muri Afurika. Iyi nama yitabiriwe n'abayobozi b'ibigo bitandukanye bikora ibijyanye n'ingendo z'indege basaga 500. A catalyst to this mission. Aviation shrinks the world and creates opportunity, and we had the ability to share our knowledge and experience in aviation with Africa. Ikaba yarateguwe na Dubai Aerospace Enterprise ku nkunga ya Nexus. We believe that this conference is an opportunity for aviation practitioners to share experience, network, and create partnerships that will fuel innovation and use of technology to leverage aviation business. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame atangiza iyi nama, bimwe by'ingenzi yagarutseho nuko ibi ari imiryango ifunguriwe Abanyarwanda n'Abanyafurika muri rusange bifuza kubaka imikorere yabo mu bijyanye n'ingendo z'indege. Mr. Alan Pitford, Editor-in-Chief of Times Aerospace, business leaders. Yakomeje avuga ko bizanafasha mu kubaka ejo heza ndetse ko byunga no mu iterambere ry'igihugu na Afurika muri rusange. Asoza ashimira abateguye inama, anabasezeranya imikorere myiza, abaha n'ikaze mu kuza kwabo gukorera mu Rwanda. Mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi mukuru w'ikigo Nexus, yavuze ko yishimiye kuza gukorera mu Rwanda, ko kandi biteguye gusangiza Abanyafurika ubumenyi bafite mu bijyanye n'ingendo z'indege. Because the success of the model that has been built by the government. Ati ibi bigomba gufasha urubyiruko mu guteza imbere ibihugu byabo nk'uko tubikora ahandi. Abdul Razak, Clouds TV.